Kuva Mose yamanukana amabuye yanditseho amategeko 10 y'Imana, icyaha kimwe muri ayo mategeko cyahise kigaragaza: ubusambanyi. Ubu bwatesheje ikuzo amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu batandukanye, abamenyekanye n'abataramenyekanye. Bamwe mu bamenyekanye harimo Samson wa Delila, Solomon n'abagore be 1,000, Dawidi na muka Uriya, Bill Clinton na Monica Lewinsky n'abandi benshi. Kubera social media ubu bintu yarushijeho gukomera. Uko niko twisanze twese tuzi inkuru za Baritazari na video ze 400, Emeline, Jihadi, none na ya mpano atejemo. Muri iki kiganiro twifashishije ubwenge bukorano turagereranya umwami Dawidi na ya mpano cyaha cy'ubusambanyi. Ninde wasebye kurenza undi? Iyi si yuzuyemo imyemerere itandukanye. N'icyo ubumenyi buvuga kuri iyi myemerere? Iki ni ikiganiro imyemerere n'ubumenyi. Turagenzura ukuri kuri mu myemerere itandukanye dukoresheje ikoranabuhanga rya none. Reka mbanze mbabwire ku mwami Dawidi. Uyu mwami yari umwe mu bami b'ingenzi cyane mu mateka ya Isirayeli kandi arazwi cyane. Yavukiye i Betelehemu ahagana mu mwaka w'1040 mbere y'ivuka rya Yezu. Yabaye umwami ahagana mu mwaka w'1000 mbere y'ivuka rya Yezu. Yapfuye hafi muri 970 mbere y'ivuka rya Yezu, amaze imyaka 40 ku ngoma. Dore ko yategetse imyaka 7 i Heburoni n'imyaka 33 i Yerusalemu. Yari umuhungu wa Yesayi wo mu muryango wa Yuda. Yatangiye ari umushumba w'intama i Betelehemu, hanyuma aza kumenyekana cyane ubwo yicaga Goliyati umunyafilisitiya akoresheje umuhumetso n'ibuye rimwe. Dawidi yabaye umwami wa Isirayeli yose asimbuye Sawuli, hanyuma ashyira umurwa mukuru Yerusalemu ayigira umurwa w'Imana. Yubatse ingabo zikomeye, ahuza imiryango 12 ya Isirayeli kandi ategura gahunda yo kubaka urusengero, n'ubwo urusengero rwaje kubakwa n'umuhungu we Salomo. Dawidi yari umuntu w'umutima ukunda Imana cyane kandi niwe wanditse byinshi mu gitabo cya Zaburi. Nubwo yari intwari, ariko Dawidi yanakoze ibyaha bikomeye nko gusambana na Batisheba no kwicisha umugabo we Uriya. Umutiro byagenze gute? Ubwo yari ahagaze hejuru y'inzu ye nimugoroba yibambuye, yabonye umugore mwiza cyane warimo kogera hejuru y'inzu. Dawidi aramwitegereza, aramubenguka, agambirira kumusambanya. Bibiliya ikavuga ko Batisheba yari umugore mwiza w'ikibengukiro. Dawidi yaje kumenya ko yari umugore w'umusirikare witwaga Uriya. Icyo gihe Uriya yari ku rugamba. Dawidi yatumyeho Batisheba ngo aziwe. Ahageze bagiranye imibonano mpuzabitsina, hanyuma Dawidi yisanga yamuteye inda. Bombi bagerageje kubihisha, ariko Imana yo yari yabibonye kare. Dawidi yatumye kuri Uriya kugira ngo aziwe mu rugo aryamane n'umugore we, bityo yazabeshye ko inda Batisheba atwite ari y'umugabo we. Icyakora Uriya ageze iwe yanze kuryamana n'umugore we, atabasirikare ntibaba bari ku rugamba ngo njyewe njye kwinezeza n'umugore wanjye. Dawidi abonye umupangu upfubye, yapanze gahunda yo kwicisha Uriya. Yabwiye umukuru w'abasirikare ngo ashyire Uriya imbere ku rugamba aho rukomeye, abandi basirikare baze gusubira inyuma bamusige wenyine, maze abanzi bamwice. Ni nako byagenze. Uriya aricwa. Amaze gupfa, Dawidi yahise abana na Batisheba. Imana ntiyabyishimira, nuko umwana babyaranye ibahanisha yuko apfa. Dawidi byaramubabaje cyane. Inkuru yose wayisoma mu gitabo cya 2 cya Samweli, igice cya 11 n'icya 12. Ku rundi ruhande, uwo rizagwira Florien uzwi cyane nka ya mpano, muri iyi minsi ari kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga. Uyu musore wavukiye mu karere ka Nyamasheke mu mwaka wa 2000 yimukiye i Kigali mu mwaka wa 2016 ubwo yarageze mu wa 4 w'amashuri yisumbuye. Icyakora yahise akomereza ubuzima mu karere ka Bugesera kwa mushiki we. Yanyuze mu buzima bugoye kugeza ubwo yinjiye mu muziki, ndetse ubu akundwa n'abatari bake. Nyuma y'igihe havugwa amakuru y'uko habiswa amashusho y'urukozasoni ya ya mpano, ariko benshi bagahamya ko yari inkuru mpimbano igamije gutuma uyu muhanzi akomeza kuvugwa,
amaherezo ya mashusho yaje gushyirwa hanze. Muri iyi minsi ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga byashimuswe na ya mpano, nubwo ntaweruraga ngo ashyire hanze amashusho ye y'urukozasoni. Abenshi bacaga amarenga ko bayafite ndetse bakagaragaza ko batunguwe n'ibyo uyu musore yakoze. Bamwe bakabishima, abandi bakabigaya. Gusa nyuma y'igihe gito amashusho yasesekaye ku mbuga nkoranyambaga, abantu barumirwa. Ubu aya mashusho ngo arimo no kugurishwa. Ubu urambwira ko hari abantu bari bumenye ya mpano batari bamuzi, si byo gutwika, si ukumenyekana. Aho reka nkubwire, biriya bintu ni ibintu ni nka accident, ni sheke bibaye mu buzima. Kurakata ahantu yamana, kurakata ahantu nahuye n'umutipe ari kuzigurisha senyisa. Nahuye n'umutipe ari mu biryo ari kuzigurisha. Video senyisa ni yandikira letre cyangwa agiye kuri kamera asaba imbabazi byo byabyara. Ni amashusho y'iminota 10 ya mpano n'umukobwa basigaye babana mu rugo bari mu gikorwa cy'abashakanye, ndetse ubona ko ari amashusho bo ubwabo bafashe babishaka. Icyakora wakurikirana neza amakuru akavuga ko yashyizwe hanze n'undi muntu, umwe mu nshuti z'uyu muhanzi. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, ya mpano yagaragaje ko ashobora kuba yarababajwe bikomeye n'ibyamubayeho. Ati ibuye ryanzwe n'abubatsi niryo ryakomeje imfuruka, ariko uwo rizagwira wese rizamugira ifu. Nta mbaraga zishobora gusenya icyo Imana yubatse cyangwa gutandukanya abo yahuje. Ni amagambo yahise asamirwa hejuru n'ababonye amashusho ye y'urukozasoni. Abenshi bamwereka ko batishimiye ibyo yakoze, nubwo hari abandi basabaga Imana kumukomeza muri ibi bihe bitamworoheye. Reka ariko tugaruke ku kugereranya inkuru ya Dawidi na Batisheba. Nubwo ibigaragara izi nkuru ntaho zihuriye, ndavuga mu bihe ndetse n'ibyo abagabo bakora, reka ariko tubigarukeho tuzigereranye. Tugereranye inkuru ya Dawidi na Batisheba ndetse n'inkuru ya mpano n'umukunzi we. Ubuhanga bukorano bwa ChatGPT buvuga ko inkuru ya Dawidi na Batisheba ari imwe mu nkuru zamenyekanye cyane muri Bibiliya yose. Nubwo nta buryo bwo kumenya umubare w'abayisomye neza, hari amakuru yibanze ashobora kuduha ishusho y'abantu iyi nkuru yagezeho. Icyambere nuko Bibiliya ari cyo gitabo gisomwa cyane ku isi, ikaba ibarirwa ko yasohotsemo kopi zirenga miliyari 6 mu ndimi zisaga 3500. Cyakabiri nuko inkuru ya Dawidi na Batisheba iri mu bitabo by'ibanze bya Bibiliya y'Abakristo n'Abayahudi, kandi ikaba isomwa muri gahunda z'amasomo menshi ya Kiliziya n'amatorero. Icyagatatu, uko biri ubu birashoboka kuvuga ko abantu barenga miliyari 1 ku isi bamaze kumenya iyi nkuru cyangwa se bayumvishe nibura rimwe mu buryo bwo gusoma cyangwa kwigishwa, haba mu materaniro, mu mafilimi cyangwa mu zindi nkuru zishingiye kuri Bibiliya. Ubu bwenge bukorano bwa ChatGPT nabubajije uko byari kugenda iyo mu gihe cya Dawidi haza kuba hari social media nk'uko bimeze ubu ngubu. Nabwo butajuyaje bwambwiye buti reka dufate igihe gito twiyumvishe uko byari kugenda iyo mu gihe cya Dawidi hari kuba hari social media nka Instagram, TikTok cyangwa se X ariyo yahoze ari Twitter. Kuri Dawidi ubwe yari umuntu ukundwa cyane, dore ko yari n'umusani, uriya yari umuririmbyi. Ibaze rero mu gihe cye iyo haba social media akaza gupostinga ngo Uwiteka n'umwungeri wanjye biri muri Zaburi ya 23. Ku mbuga nkoranyambaga yari kuba afite abafollowers amamiliyoni menshi, abantu bakajya bamuha like kuri buri Zaburi ye apostinze. Yari gutwitinga wenda ati Uwiteka n'umwungeri wanjye sinzakena, hanyuma abantu amamiliyoni bagakomentinga bati amen. Yari kuba kandi ari influencer w'indirimbo z'Imana, ariko n'umuyobozi w'ingabo w'igitangaza, akoresheje hashtag nka tuneshe Goliyati cyangwa se hashtag Uwiteka ingabo yanjye. Tugarutse ku nkuru ya Batisheba, mu gihe cya Dawidi iyo haba ari social media, iyi niyo yari kuba scandal y'ikinyejana. Batisheba yari kuba tagged mu mafoto ari hejuru y'inzu yambaye ubusa arimo koga. Nta gushidikanya abantu bari gukoresha ubwenge bukorano bagakora amafoto ye yambaye ubusa ari koga, hanyuma bakayahererekana cyangwa bakayapostinga kuri social media network zabo. Abantu benshi bari kwandika kuri X batese koko umwami aranze yibye umugore w'abandi. Abandi bati Dawidi yari intwari, none reba uko umugore amugize. Byanze bikunze hari gushyirwaho hashtag irembo rya Batisheba cyangwa hashtag umwami atayikuzo. Mu magambo make, Dawidi yari kuba icyamamare gikomeye ku mbuga nkoranyambaga, ariko skandali ye yari gukurikirwa n'abantu amamiliyoni. Yari kuba kandi urugero rw'uko ubuyobozi, urukundo, icyaha n'imbabazi byose bihurira mu isi y'itangazamakuru rigezweho.
ubu bwenge bukorano bwa ChatGPT nabubajije no kugereranya skandali ya Dawidi n'iya mpano. Uhereye ku nkuru ya Dawidi na Batsheba, ubwenge bukorano bwa ChatGPT buvuga ko ibyaha byabaye mu buzima bw'umwami rwari urusobe rw'urukundo n'ubuyobozi. Bukavuga ko bigaragaza kwibeshya ku cyubahiro, gusambana n'umugore w'umuntu no kwicuriya wari umugabo wa Batsheba. Ubwenge kandi bunasesengura uko byamenyekanye, dore ko byamenyekanye ku rwego rw'imyizerere bimenywe n'umuhanuzi Natani. Nta mbuga nkoranyambaga, nta mashusho, ahubwo inkuru zashyizwe mu nyandiko za Bibiliya. Ku ngaruka byagize, Dawidi yaje gukosorwa imbere y'Imana, yicisha bugufi, abona imbabazi z'Imana, kandi byabaye inyigisho y'ubuyobozi n'umutima w'umuntu. Ku byerekeranye na rubanda, abantu barabibwiwe, ariko nta video cyangwa se amashusho abantu babonye mu nyigisho no mu mateka, kubera ko ibyo bintu byari bitarabaho. Tugiye kuri ya mpano, ubu bwenge bukorano buvuga ko amashusho y'urukozasoni yasakaye ku mbuga nkoranyambaga. Buvuga kandi ko bigaragaza amakosa yihariye mu buzima bwite, akenshi ajyanye n'amashusho y'ubuzima bwite. Naho ko byamenyekanye, ubwenge bukorano buvuga ko byihuse cyane kuri social media, abantu bose babibona mu minota mike. Naho ku ngaruka, ubwenge bukorano buvuga ko hashobora kubaho gukurikiranwa mu buryo bw'amategeko kwa yasakaje, dore ko n'aya mpano yabitangaje ko bagiye kumukurikirana, ndetse ariko icyitwa reputation ya mpano ikahangirikira, kimwe nuko abantu benshi bazabivugaho byinshi ku mbuga nkoranyambaga. Ku byerekeranye nuko abantu babifashe, ubwenge bukorano bwa ChatGPT buvuga ko abantu benshi bahise babona amashusho ako kanya, hanyuma ibitekerezo byabo bikwirakwira ku isi yose. Mu ncamake, Dawidi ibyo yakoze byagaragaye mu buryo bw'ibitekerezo n'inyigisho za Bibiliya, naho ya mpano ibyo yakoze byamenyekanye mu buryo bw'ako kanya kubera video ndetse na social media. Muri make, Dawidi yari mu gihe kitagira social media, ibikorwa bye bikaba bitarakwiriye cyane muri icyo gihe ako kanya, ariko biza no kubinyigisha. Naho ya mpano ari mu gihe cya digital, aho ibintu byose bihita bikwirakwira mu isi yose. Ikibazo cya nyuma nabajije ChatGPT kugereranya Dawidi ndetse na ya mpano, yibajije nti ninde wasebye kurusha undi. Ubwenge bwahereye kuri Dawidi bugaruka ku byo yakoze, ari byo gusambana n'umugore wundi ari we Batsheba, ndetse no kwica umugabo we ari we Uriya. Bwagarutse kandi ku buryo byamenyekanye aho umuhanuzi Natani yaje akabwira Dawidi iby'icyaha cye, gusa aho nta mashusho yari ahari ndetse nta na social media. Ku ngaruka byagize, ubwenge bukorano buvuga ko Dawidi yicishije bugufi asaba Imana imbabazi, nk'uko bigaragara muri Zaburi ya 51, kandi Imana yarazimuhaye ariko iramuhana. Naho uko abantu babimenye, bagiye babimenya gake gake, ariko birangira bikwiriye isi yose. Abantu babibwiye mu nyandiko ndetse n'inyigisho. Mu isesengura rero, bavuga ko nubwo icyaha gikomeye harimo urusobe rw'urukundo n'ubwicanyi, byarangiye Dawidi ahanwe, kandi icyubahiro cye cyaje kugarurwa mu gihe kirekire, dore ko abantu bakomeje bakamwizera nk'umwami. Naho kuri ya mpano, ubwenge bukorano bwa ChatGPT buvuga ko ibyakozwe ari amashusho y'urukozasoni yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, nubwo atari we wayashyize hanze. Uburyo byamenyekanye, ChatGPT ivuga ko byamenyekanye byihuse cyane kubera igihe turimo cya digital, abantu benshi bahise babibona ku kanya. Mu ngaruka, bivuga yuko icyubahiro nuko yafatwaga bishobora kwangirika, abamukurikira benshi bakaba bamwibazaho, ariko we bikaba bigaragara ko azisunga amategeko kugira ngo arenganurwe. Ikindi nuko isi yose yahise ibibona mu minota mike, abantu benshi bagenda babihererekanya. Mu isesengura rya ChatGPT ivuga ko nubwo atakoze icyaha cy'ubwicanyi nka Dawidi cyangwa se ngo asambanye umuntu ku ngufu, ariko habaye icyo bita social damage, uvuga kwangirika mu mitima ya rubanda kubera uburyo bwa digital turimo, uburyo bwa social media. Ubwenge bukorano bwa ChatGPT buvuga ko nk'uko inkuru ya Dawidi izahora isomwa muri Bibiliya, binashoboka ko amashusho ya ya mpano azakomeza akazerera ku isi yose ku mbuga nkoranyambaga. Ku mwanzuro rero, ku rwego rw'amategeko n'inyigisho z'ukuri, Dawidi yagiye kure kurusha ya mpano mu byo yakoze, kuko yasambanye ndetse akica n'umuntu. Ku rwego rwa public scandal cyangwa se guseba muri rubanda, muri iki gihe cya digital, ya mpano ngo yaba yarasebye cyane kurenza Dawidi, kubera ko ako kanya ibyo yakoze byahise bisakazwa ku isi yose. Wowe rero urabitekerezaho iki? Ninde wasebye kuruta undi, Dawidi cyangwa ya mpano? Duhurire muri comments. Nari Tonto Charles. Niba utarakora subscribe, yikore nonaha kugira ngo udacikwa n'ibiganiro bikurikira. Ntiwibagirwe no gukora like, gukora share, kugira ngo usangize abandi iki kiganiro.
niba hari icyo udasobanukiwe mu byo twavuze cyangwa se ukaba ushaka kudusaba icyo twazaganiraho ubitwandikira muri comment. iyi si yuzuyemo imyemerere itandukanye. N'icyo ubumenyi buvuga kuri iyi myemerere? Iki ni ikiganiro imyemerere n'ubumenyi. turagenzura ukuri kuri mu myemerere itandukanye dukoresheje ikoranabuhanga rya none.